Kigali kuwa 25 Gicurasi 2020. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Impamvu kubagaragariza ibibazo bivugwa muri Rayon Sport no kubasaba kudufasha kubikemura. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tunejejwe no kubandikira iyi baruwa kugira ngo tubagaragarize ibibazo birangwa muri Association Rayon Sport kugira ngo mudufashe kubikemura. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Association Rayon Sport ifite ikipe y'umupira w'amaguru ikaba yarakunze kurangwa n'imicungire mibi y'umutungo byakorwaga n'abari abayobozi. Iyi akaba ariyo mpamvu nyamukuru yakunze kuranga ibibazo ndetse n'amakimbirane byayiranzwemo ku bashaka ko ibyo bigaragazwa kandi bigakosorwa n'abatabyifuza kuko babigizemo uruhare. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu mwaka wa 2017 ubwo harimo amakimbirane mu buyobozi, inzego zinyuranye zirimo umuryango wa FPR Inkotanyi ndetse na Minisiteri ya Siporo zasuzumye ikibazo maze zitanga inama zinyuranye zirimo kutugira inama yo gukuraho amakomite menshi yayoboraga Rayon Sport hakabaho komite imwe. Izo nama zatunye muri 2017 haba inama y'inteko rusange yakuyeho komite nyinshi, hashyirwaho komite nyobozi imwe yari yobowe na Bwana Paul Muvunyi nawe nasimbuye tariki ya 14 z'ukwezi kwa karindwi 2019. Tumaze kujyaho, ikintu cya mbere twihutiye no gukorera mu mucyo, kureba imicungire y'umutungo no kubaza ababigizemo uruhare. Nyakubahwa, mu gihe gito twabashije kubona ko Rayon Sport yaba yaranyerejwemo amafaranga arenga miliyari hagati y'umwaka wa 2014 kugera muri 2019. Ibi bikagaragazwa n'ibi bikurikira: amadeni abari abayobozi bagiye bafata ariko ntagezwe muri Rayon Sport cyangwa ayagezemo bikajya bigaragara ko yishyuwe ariko ubu abayatanze bakaba batugaragariza ko batayishyuwe. Raporo z'amafaranga yinjijwe na Rayon Sport zidashobora kuboneka, kandi nk'uko mubizi Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikipe ya Rayon Sport igira abafana benshi ku buryo twinjiza amafaranga menshi ku kibuga. Amenshi muri amafaranga yahitiraga mu maboko y'abari abayobozi cyangwa akanakoreshwa nabi. Inyerezwa ry'amafaranga agurishwaga abakinnyi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikipe ya Rayon Sport ni imwe mu ikipe zigurisha abakinnyi benshi hanze y'u Rwanda. Ikibabaje nuko abari abayobozi aribo babyungukiyemo, kuko hari aho usanga bagurishaga abakinnyi amafaranga ntibayacishe kuri konti za ekipe, ahubwo bakayishyira kuri konti zabo cyangwa bakayazana mu ntoki. Ibi bikaba byaratumye bagurisha abakinnyi benshi ku mafaranga menshi, ariko amafaranga akigira mu mifuka y'abari abayobozi. Muri 2015 hakozwe audit n'abari abagenzuzi ba Rayon Sport bagaragaza ibibazo byinshi byo kunyereza umutungo wa Rayon Sport, harimo no gutanga ruswa ku basifuzi ndetse n'ibindi. Iyo audit yarabindikiranijwe kugera ubwo tuje ku buyobozi dutangiye kubaza ibyo byose. Ubu twahuye n'abakoze ibyo byose baturwanya. Inyereza ry'umusoro. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro muri raporo yacyo kigaragaza ko hagati y'umwaka wa 2014, 2015 na 2016 Rayon Sport itishyuye imisoro ingana na miliyoni 239 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi byose bikaba ari ingaruka y'amakosa y'abari abayobozi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, igihe natorwaga n'inama y'inteko rusange nababwiye ko niba bashaka ko nyobora tugomba kubakira ku kuri, nanasaba ko niba batazemera kwita ibintu mu mazina yabyo bandeka, kuko ntashobora kuryamira ukuri kandi nkureba cyangwa ngo nite ikintu mu mazina atarayacyo. Kuva icyo gihe nagaragaje ibibazo n'amadeni nsanze muri Rayon Sport. Uwo munsi akaba ari nawo wa mbere natangiye kugira ibibazo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntabwo Rayon Sport impemba, nta nubwo nacunga ibyayo nabi mu nyungu zanjye, ariko nanone nkaba ntakwemera ko ibintu byangirika mbireba nk'uko muhora mubitubwira. Mu kwemera kwanjye, ijambo ry'Imana riratubwira ngo nubona ikintu kibi uzagikuzeho amaboko yawe, nibikunanira uzagikuzeho ururimi rwawe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iyi mvugo mukaba namwe muhora muyidutoza, akaba ariyo mpamvu nanjye mvuga nti inzira mudutoza tutazahema kuyikurikira, ariko ari nayo mpamvu nanjye nafashe uwo murongo wo gukora mu mucyo ndetse no mu kuri. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kuva natangira inzira yo kubakira Rayon Sport ku kuri, nkakora raporo ku ikoreshwa ry'amafaranga nkerekana akantu kose kinjiye cyangwa kasohotse, ibi abakunzi benshi ba Rayon Sport barabyishimiye. Kongeraho imishinga yatangaga icyizere ko Rayon Sport ishobora kuzaba imwe muri ekipe z'ibihangange muri Afurika, aho twatekerezaga ko dushobora no kwiyubakira stade yacu, tugakora ibikorwa by'ishoramari, tukabyaza umusaruro bwinshi bw'abafana bacu, aho kugira ngo tube ikipe ihorana ibibazo by'amikoro. Ibarika babaye abayobozi nta na rimwe babyishimiye, ahubwo bahoraga mu bikorwa byo kubirwanya kubera kwanga ko ukuri kubyabaye kugaragara.
kwanga ko haba ikigerwaho batakigizemo uruhare. Gusa ikibabaje nuko ibi bakora bitari mu nyungu z'igihugu cyangwa iza Rayon Sport. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ibi mbagaragarije hejuru biterwa n'abari abayobozi, kongeraho ko ahavaga mikoro ya Rayon Sport ni ukuvuga ku kibuga bitagishoboka kubera icyorezo cya COVID-19. Nibyo byatumye Rayon Sport ihura n'ibibazo irimo aka kanya, maze abadashaka komite nyobozi ishaka gushyira ibintu ku murongo ndetse ngo igaragaze ukuri barahaguruka barayirwanya. Bakoresheje inzira nyinshi mu kuturwanya no kurwanya ukuri, ariko nkundira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ngaragaze nkeya muri zo. Bakoresheje itangazamakuru mu kuduharabika, gusa ntibagaragaze icyo naba narishe cyangwa icyo naba naribye ngo nkibazwe. Bakoresheje ibinyamakuru by'abantu bo muri RNC n'abandi barwanya igihugu cyacu, bakanyandikaho inkuru zigambiriye kunteranya n'abanyarwanda. Ikibabaje bakanazikwirakwiza mu bantu, kandi itegeko rihana umuntu ukwirakwiza impuha akoresheje ikoranabuhanga. Nyamara abakora ibyo barazwi neza ko bafite abavandimwe bakomeye muri RNC bashobora kubafasha kwandika inkuru nk'izo, ndetse nkaba mboneyeho kwishinganisha. Gusa nkaba nizeye ko igihugu mwaharaniye kizarengera ukuri turimo guharanira muri Rayon Sport. Abakora ibi nkaba mbona bafite umugambi muremure bashaka gukorera muri Rayon Sport, aho mbona bangisha ubuyobozi bw'igihugu abaturage. Ibi ndabishingira ku nkuru zikwirakwizwa n'abo bantu bari abayobozi ko Rayon Sport izarimburwa nk'uko barimbuye MDL. Nyakubahwa Perezida, ibi nkaba ntangiye kubibona mu zindi nzira zishobora kuba zikoreshwa n'abarwanya igihugu. Nyakubahwa, nkaba mbandikiye mbasaba kudufasha gukemura ibi bibazo, ukuri kukajya ahagaragara, abagambiriye guhisha ibyo bakoze bakabibazwa, aba Rayon Sport tukabona ubutabera. Nshoje iyi nyandiko mbagezaho intashyo y'aba Rayon Sport, tunabashimira uko muhora mwitangira kuyobora igihugu cyacu. Mugira amahoro n'umugisha bituruka ku Mana. Munyakazi Sadat, Perezida wa Rayon Sport. Bimenyeshejwe Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, Madamu Minisitiri wa Siporo, Bwana Umushinjacyaha Mukuru wa Repubulika y'u Rwanda, Bwana Umuyobozi Mukuru wa Polisi y'u Rwanda, Bwana Umuyobozi Mukuru wa RIB, Madamu Umuyobozi Mukuru wa RGB.